rigenewe abanyamakuru. yego ariko rigenewe abanyamakuru. bo barigeneye ariko rigenewe twe. hanyuma rero rega ibintu yavuze byari byo nuko abavandimwe abagogo bari hejuru cyane. bo sinzi nimba umuntu yabihuza ariko ubanza ari byo. reka duhere ku itangazo noneho tubisanishe n'ibivugwa kuri muvandimwe wanjye inshuti yanjye cyane Rigani Rugaju, inshuti yacu cyane. Jangwanovic, hakaza Rikari, hakaza Karisa Georgine, ndetse n'abantu bivuga ko ari 20. hari ibivuga ko iriya kesi irimo abantu bagera muri 20 bashobora no kwiyongera. dore ku itangazo rero ni ukurisoma neza rwose. itangazo rigenewe abanyamakuru rifite iriya nimero yo hejuru, reference number ni RDF /kaberamye DPA /kaberamye A /kaberamye 10 /kaberamye 05 /kaberamye 2025. ryanditswe kuri uyu munsi Kigali tariki ya 5 Kanama 2025. ubuyobozi bwa RDF buramenyesha ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera ofisiye 2 ba RDF hamwe n'abasivili 20 bakurikiranwe mu byaha bakekwaho bakoranye n'aba ba ofisiye. abo ba ofisiye bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho bikurikira: icyambere, ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe; icya kabiri, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. ibyaha bikurikiranweho bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. nk'uko biteganywa n'itegeko, abasivile iyo bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. ubwo rero nge nibwo nari nkimara kwakira iri tangazo, nari ntararisoma. niyo mpamvu navuze ngo tubanze turisome tugire aho turihuriza n'iby'abavandimwe. twe twakomoje ku bavandimwe 4. twavuze Rigani Rugaju, twavuze Rikari, twavuze Georgine ndetse na Jangwani. ariko mu itangazo bahise banabisobanura yuko ni abantu 20 n'abasivile 20 n'abofisiye 5. abofisiye 2 n'abasivile 20. ngira ngo birahita binatanga umucyo. barakoze cyane RDF kuko abantu banibazaga bati niba abantu baratawe muri yombi bakurikiranweho ibihe byaha, jujujuju zari nyinshi. ngira ngo rwose abantu bari bavuze kandi bavuze. ubwo rero ni uko bimeze. kandi ikindi buriya iyo umuntu akurikiranyweho, nyaboneka iyo umuntu akurikiranyweho ntaba arahamwa n'icyaha. n'iri tangazo rirabisobanura neza. icyambere ubwo nizere ko biracyayutse. ba bantu rero bafata amakuru bakayavuga uko babibonye, nyaboneka dore ahangaha babishyizeho umucyo. RDF ibishyizeho umucyo, iravuga ko abo basivili 20 bakurikiranweho kureba ibigendanye n'ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe. bivuga ngo ntabwo turamenya ngo ninde watanze inyandiko kandi atabyemerewe. icya kabiri, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. ntituramenya ngo ninde, ni kanaka, nuriya, ni nge, ninde ugize gute wakoresheje umutungo wa leta ibyo utagenewe. bagakomeza hasi bakavuga ngo ibyaha bakurikiranweho bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. abantu banumve kino kintu,
iyo ufite ahantu cyangwa se iyo wakoranye icyaha n'umusirikare bigenda bite urubanza cyangwa se abo bakurikiranyweho bikomeza cyangwa se bica mu butabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. ubwo rero navuga ko bavandimwe muri kutumva muri aka kanya, iryo rero ni itangazo minisiteri cyangwa se minisiteri yego y'ingabo yageneye itangazamakuru kugira ngo ibintu bice mu mucyo, amakuru amenyekane, nyabuneka bicayuka. dore iri tangazo abasivili 20 dore Fabrice dore kanu ngiye kuvuga iri tangazo rigenewe iki? Abanyamakuru. Umunyamakuru uza kuza kuvuga ibindi bitari ibi ngibi, ngubwo ni kwa kundi nyine twe tuba tuhimbiza ibyatsi. ese birahurira he na rigari? biri guhurira he na rigari? Umva kandi nta makuru ufite kuyasoma nkabiteganya. oya mise nibuka rya nanjye mise nibaza iri guhura gute n'abavandimwe? mise nibuka ya advert twakoze amakuru wari ufite? Amakuru ufite itangazo ririmo ubwenge bwinshi cyane. Abanyamakuru rirabareba. oya impamvu tuhise tubigira niyo mpamvu nanjye natangiye nk'ubwira kamere ku itangazo. icyo mbaza ubwo urumva hajemo guhuzahuza no gusesengura n'ibyo byose. hano gusesengura cyane ntabwo ari byo. aha gusesengura oya gusesengura ku itangazo ushobora kureba itangazo ugahuzahuza ukanahuza n'ibyavugwaga bati abavandimwe ni ibigendanye n'ingendo za perezida, kandi hariya tukabonamo na minisiteri y'ingabo, tukongera tukibuka ko APRFC ari ekipe y'ingabo z'u Rwanda. ubwo rero navuga ko ariko uri ibintu bihagaze, icyo umuntu yavuga abandi 20 hari abandi bagenda bavuga. Yego ni benshi kumva hari abandi n'abakubiyemo amazina y'abandi bashuti banjye nk'aba bane. ubwo bose bari muri abo veni. bari muri abo niba warumvisemo nk'aba bane Clarisse, hari umuntu waravuze ngo nta makuru ufite, ariko amakuru urayafite. wenda ntusesengure cyane abasivili veni urabumva? abasivili 20 ahubwo icyo mbaza bari abo ofisiye 2 n'ibandi oya twibisesengura. ariko ibintu byose bijemo ugasanga uri guhuzaza ugasanga koko indege yaragurutse. gusa abavandimwe batagira ngo turi kubaseka ku mubyimba, ndabona saa 10 zanageze, bakomeze no kuri borohereze ikorere mu bavugira babunganizi bo mu mategeko. kandi nk'uko babivuze ni ukuri abenshi n'inshuti zacu bose rwose mukomere. na Georgine ndabyibuka ejo ni turi kumwe muri Tunisia. ariko bavuze itangazo ryasohotse rivuga ngo abantu runaka bakurikiranyweho. kare cyane.